Reka twongere tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Imena Official. Imena Official ni channel twagezaho amakuru y'imikino ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye avugwa mu mikino ndetse no mu myidagaduro. Icyo tubasaba no gukomeza gukanda subscribe hanyuma tukajya dukomeza kubana muri ayo makuru y'ingeri zose, yaba aya showbiz ndetse n'amakuru y'imikino. Ariko muri kano kanya munyemerere tugiye kugaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa mu mikino yaba hano mu Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Munyemerere kandi avugwa hano mu Rwanda tugiye kuyarebera hamwe mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ikomeje kuvugwamo amakuru y'imikino agiye atandukanye. Kuri ubu rero hari ba rutahizamu cyangwa se bamwe mu bakinnyi iyi kipe amakuru ajyanze muri kano kanya ko iri kubarambagiza ndetse ibigano bigeze kure kugira ngo ibe yabasinyisha. Ku ikwitiro duhere ku musore bamwita Muhammad Shaban Jackson, uyu yambara nimero 17 mu mugongo. Numusore wavukiye Iyaruwa mu gihugu cya Uganda, akaba asanzwe ari rutahizamu wa Kampala Capital City Authority cyangwa se KCCA ndetse n'ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Ikipe ya Rayon Sport irimo iramushaka cyane, ngira ngo no mu minsi yashize ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda byagiye byandika. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika ko byandika iyi nkuru bivuga ko ikipe ya Rayon Sport yifuza uyu musore Muhammad Shaban Jackson. Ni umusore ufite imyaka 26 kuko yavutse. Numusore mbona wavutse mu kwezi kwa mbere tariki ya 11 mu 1998 ndetse kugeza ubu ngubu shampiyona y'igihugu ya Uganda yamaze kurangira yegukanwe n'ikipe ya Villa Sport Club. Uyu mugabo niwe wayoboye abandi mu kunyeganyeza inshundura aho yatsinze ibitego 17. Undi musore ikipe ya Rayon Sport yifuza cyane ku buryo bukomeye cyane n'umusore witwa Kiza Mustafa. Uyu musore yakiniraga ikipe ya KCCA nawe ariko yamaze kuyisezeraho kubera ko adashaka kongera amasezerano muri iyi kipe, akaba ashaka gukomereza ahandi ngo no mu Rwanda harimo. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport yamwongereye kuri liste y'abakinnyi yifuza mu buryo bukomeye cyane baza kuyifasha. Uyu musore rero Kiza Mustafa afite imyaka 24, akaba ari umudefanseri kabuhariwe ukina ibumoso cyangwa se nko mu left back ku ndesho ye ya 1 na santimetero 85. Akaba rero yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bakomeze kureba ko bazubaka ikipe ikomeye y'umwaka utaha w'imikino wa 2024-2025 nkuko bamwe cyangwa se benshi mu bakunzi bayo b'iyi kipe babyifuza, ndetse nkuko biri no mu ntego ikipe ya Rayon Sport yiyemeje ubwo bari mu mwiherero bakoreraga mu karere ka Nyanza mu kwezi gushize. Undi musore wa gatatu iyi kipe ya Rayon Sport irimo irifuza na n'ubu ntabwo igiye mukuraho amaso kuko baracyamubonamo nk'umukinnyi kandi nawe wifuza kuba yakinira ikipe ya Rayon Sport, ndetse nabo baramwifuza cyane kuko ni umukinnyi mwiza wabafasha byinshi bigiye bitandukanye. Ni umugande nanone yitwa Karisa Milton. Uyu ni rutahizamu w'umugande uca kuri wingi y'iburyo ku myaka ye 29, akinira ikipe ya Vipers ariko ngo bishobora kudakunda ko akomezanya ni ikipe ya Vipers kubera ko nyine arashaka gusohoka muri iyi kipe akareba ahandi yerekeza, cyane ko iyi kipe ya Vipers itazitabira amarushanwa nyafrika. Ariko nanone kuba ikipe ya Rayon Sport irimo imwifuza nayo kandi kabitazakina amarushanwa nyafrika yaba CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League, birayiha amahirwe makeya yo kuba
yakegukana uyu musore Kalisa Milton, bivugwa ko we yifuza ko yajya mu ikipe izakina amarushanwa nyafurika. Gusa ibyo nibibuza ikipe ya Rayon Sport kumuhanga amaso nk'umukinnyi baramutse bamubonye yaza kubafasha byinshi bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero ubwo nugutegereza tukareba buryo ki iyi kipe ya Rayon Sport yakomeza gutereta bano bagabo, yaba uwitwa Mohamed Shaban Jagason, hakaza Kiza Mustafa ndetse n'uyu musore Kalisa Milton. Ikipe kandi ya Rayon Sport ntabwo irakura amaso kuri Hakizimana Muhadjiri, nawe baracyamuganiriza uyu musore cyane ko atanajyanye n'abandi bakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yajyanye i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Rayon Sport yavuze ati noneho waba ari wo mwanya wacu wo kuganira n'uyu musore neza, tukamwumvisha uburyo akwiriye kuza kudufasha akatubera umukinnyi mu mwaka utaha w'imikino, cyane ko nyine yasigaye ku rugo, bivuze ko afite umwanya tumuganirije yatwumva. Ikipe ya Rayon Sport rero yagiye kuganiriza uyu musore Muhadjiri kugira ngo bumve icyo abifuza, aho icyo akeneye, niba yabakinira cyangwa se atabakinira bakabimenya hakiri kare, kuko bari kumwifuza cyane kugira ngo abafashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa n'ikipe ya Police Football Club ikavuga ko bitoroshye ko yarekura uyu musore, ariko nanone hakazamo indi ngingo ivuga ko haramutse haje ikipe ifite amafaranga menshi yo kugura uyu musore bamurekura nta kabuza, bakaza gushaka undi rutayizamu zabufatanya na Peter Agabrevor, umwe mu basore berekanye ko ari ba rutayizamu beza. Uyu mwaka yagerageje gufatanya na Muhadjiri Hakizimana, gusa Muhadjiri Hakizimana ubona ko asa nk'ugenda acika intege, sinzi ikibazo kugeza ubu nguyu musore afite. Gusa polisi nawe iravuga ko iramutse ibonye undi rutayizamu mwiza rwose nta cyababuza kuba bamusimbuza Muhadjiri, uwo rutayizamu mushya akaza agafatanya na Peter Agabrevor, uyu musore nawe w'umunya Nigeria. Ubwo rero polisi nayo iri ku isoko ishaka rutayizamu. So ikipe ya Rayon Sport rero nayo ikavuga ko abandi byo batabonamo Muhadjiri yo iri kubimubonamo kandi yabafasha neza cyane mu mwaka utaha w'imikino. No gutegereza rero tukareba ibiganiro bikomeje kuba hagati y'aba bantu bombi, yaba Rayon Sport ndetse na Muhadjiri, uko bizarangira nimba azemera. Gusa nga ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Isaro ry'Inyanza, Gikundiro, Murera n'andi mayikipe agiye atandukanye, ewana reka bareo murayikunda we, murayikunda cyane kabisa. Niyo kipe nabonye ifite abakunzi batajya bayitenguha, akenshi baba bifuza intsinzi, iyo nabo batayibonye rwose ewa usanga barubiye barakaye, batashaka kugira byinshi cyangwa se badashaka kumva n'inkuru n'imwe ituruka muri iyi kipe ya Rayon Sport. Si uwo gusa Muhadjiri, ahubwo munyemerere dusoreze ku musore witwa Omara Benson Ochieng. Benson Omara Ochieng ni rutayizamu w'umunyakenya watakira ikipe ya Gor Mahia Football Club. Afite imyaka 22 kuko yavutse tariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 muri 2001. Uyu musore nawe aravugwa muri Rayon Sport, gusa hari andi mayikipe amwifuza nk'iyitwa GS Saoula yo muri Algeria, ndetse ngo subwa mbere imwifuza kuko no mu ntangiriro z'uyu mwaka baramushatse mu kwezi kwa kabiri, ariko ikipe ya Gor Mahia iza kubimenya ihita imwongerera umushahara wo kujya ahembwa $1,300,000 by'amashiringi ya Kenya. Ubwo rero Rayon Sport no kumenya yose yitwaje iki cyatuma Ivan umusore Benson Omara Ochieng mu ikipe ya Gor Mahia muri Kenya, akaba yaza gukinira iyi kipe, tukajya tumubona mu Nzove, tukamubona no mu ikipe ya Rayon Sport muri rusange, abafasha cyane kari umwe muri barutayizamu b'ibigango beza cyane, bafite byinshi bafasha iyi kipe ya Rayon Sport.
So ngayo nguko rero andi makuru akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport nakagaruka, ariko gusa ntabwo twabasezera tutanababwiye ko Perezida Jean Fidel kuri ubu ngubu rwose bisa nkaho ibintu biri kugenda mu buryo ko ari we mu matora ateganyijwe mu mezi ari imbere ashobora kuzongera kongererwa manda yo kuyobora ikipe ya Rayon Sport rwose nka perezida w'icyubahiro w'umuryango mugari wa Rayon Sport. Hari amakuru avugwa ko rwose nk'umuterankunga mukuru Tap and Go bose bari inyuma y'uyu mugabo, bo baracyamubonamo ubushobozi nubwo hari izindi mbaraga, hari bamwe mu bayobozi bahoze bayobora iyi kipe ya Rayon Sport batifuza ko Jean Fidel akomeza, bamushinja ko amaze imyaka ine ayobora nta gikombe cya shampiyona atwara, ariko nyine ibyo ntibibabuza ko Skol ndetse na fan club zitandukanye za Rayon Sport zose zishigikiye Uwayezu Jean Fidel. Byinshi bigenda bivugwa kuri iyi dosiye, nimukajye mucikwa na Imena Official. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, mugakora share, kandi ikindi tujye dukomeza kubana muri rusange mu makuru tugenda tubagezaho. Dutangirane video tunayisozanye kugira ngo mujye mwumva amakuru yose tuba twabateguriye, nimukagenda mwumvishe amakuru y'ibice kuko ntabwo ari byiza mwumvishe amakuru atuzuye. Kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Turakunda cyane Imena Official, ukanda subscribe, like, comment ndetse na share, tujye dukomezanya kubana mu makuru ya showbiz ndetse n'amakuru ya sport agiye atandukanye muri rusange.